n'umuterankunga mu karere ka Rubavu. Kagame ntabwo umufatanyabikorwa nitwa Mugwaneza Ernest nkaba nduwikorera mu mujyi wa Gisenyi nkaba ndi umushoferi. Hanyuma rwanyu nk'abaturage mu iterambere ry'akarere ka Rubavu. Uruhare rwacu mu iterambere ry'abaturage nuko tubikira twese imihigo tukishyura mituweli tugakora ibikorwa by'amajyambere n'ibindi. Muri ibyo bikorwa by'amajyambere mvuga nababwiye ko nitwa Mugwaneza Ernest nahuye n'ikibazo kijyaniranye n'ibiza by'imvura, kandi ibyo biza by'imvura mpamya ntashidikanya ko akarere ka Rubavu kabigizemo uburangare. Mu buhe buryo? Nge ndashaka kubabwira ko ubwanjye naje guhura n'ikibazo cy'ibiza bikomotse ku myubakire y'akajagari ko mu murenge wa Rugerero. Ako kajagari kanteje ibiza bidasanzwe. Akarere twubakanye cyangwa se twubakanye amasezerano avuga ko njye ubwanjye nagombaga kuba nakubaka ibintu bihuje n'ibyo bashaka, nanjye bakankorera ibyo twari twasezeranye. Ari umuhanda ntibawumpaye, amazi akomoka ko iyo myubakire y'akajagari irakomeza anteza ibihombo bihoraho. None banyamakuru nabasabaga ko mwankorera ubuvugizi. Biradusaba ko tuzaza gusura kuri tele tukaza kureba ikibazo cyawe tukareba uko bimeze. Bibaye byiza mwabikora uyu munsi. Uradufasha tubanze dukurikirane iyindi gahunda turimo, hanyuma tuzaduha gahunda tuze kugusura nk'itangazamakuru turi ikibazo cyawe. Murakoze cyane. Itangazamakuru ishinzwe kuvugira abadafite kivuriro, sibyo? Urakoze cyane.